Yes, ndabasuje mwe mwakoze subscribe kuri Afrique TV ni wa muhungu wanyu n'amasimi n'amakombe nyirukaka kubitira umanza y'inzega kagaro muzo kwimana sinigeze nikuzana mbabwo na Toyisaro risakara mu mitima ya rubanda basuje muri hose mu ntara amajyepfo ntara abajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo coup de chapeau. Yes, reka nkomeze mabwire ngo naje kumenya ko ibintu ari abantu udafite abantu mu by'ukuri nta bintu waba ufite. Disability is no inability, kandi uko waba uri mu gufi kose ntago wasokanze ngo bure kubona igicu. Kagara namba 1 uyu munsi nongeye ndagaruka ariko ndi kumwe n'umukobwa wanyira none mwiteriri mwite umumararungu kandi sinzi niba muri kukumva umumararungu. Yes, mararungu navuga ko namugarukanye ariko tugaruka mu isura nshyashya ndetse ndagira ngo ndashaka ko hari ibintu turibuze kuganiraho ariko birasaba ko mutega amatwi mukabyumva mutuje kuko ni ibintu ushobora kuba ntago bishobora kuba ahubwo ni ibintu byubaka. Bishobora kubaka uri muri ikiganiro, bishobora kubaka umuntu ufite ubumuga utabufite, abantu bashaka kwiga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni kuvuga ngo ni ikiganiro nyine uko byasa kose muri buze kugikunda. Njemeze fresh ndakomeye. Rwanda is very clean nakabiho kenshi ariko atari kenshi cyane. Turi mu karere ka Rulindo. Coup de chapeau baturage bo muri Rulindo, reka namwe mbavuge ati mbasuhuze. Coup de chapeau. Riri umeze ute? Meze neza. Riri umeze fresh. Iyo ni amahoro. Ariko gisuza abantu ufite ikintu bakwita imbaduko. Uri kubona ukuntu ngemba imbaduko mafite na murare mbafite. Tugerageza usuhuza abantu nyine ufite akantu k'iki ka courage. Tukamenya kumva. Akantu ka courage. Courage. Zero niba kuvuga ngo usuhuza abantu nyine basuhuza babone ko kubyasa kose Liliane nyine ewana ameze fresh. Ameze neza. Ameze fresh. Ameze fresh. Yes, murumva ko rero ameze fresh, sound well kabisa, ameze neza cyane. Navuga ko sinzi niba ameze neza kuko nabwo ntago nyavuga ngo ko umuntu avuze ngo ameze neza kuko niba ameze neza, ariko nagira ngo dusobanurire ese koko uko yavuze ngo neza kuko nibyo neza. Liliane ubundi umeze neza mu buhe buryo? Meze neza kubera ko sindwaye. N'abantu bose nyine tumenye neza ku ishuri. Ko nyine beze neza. Komeze tubwire njye ndimo ndashira inyota. Nanihanganira njye ngira akavuye nkunda no kunywa. Mbo warutubwiye ngo umeze neza kubera ko abantu bose ku ishuri mumenanye neza. Nta muntu mujya mujyana amakimbire nko ku ishuri. Liliane ntumbeshe mwana. Ntawe. Ubu nta muntu ushobora kwifuza kuvuga ati uriya muntu dufitanye beef ya danje. Oya, nubwo yaba hari nabimubwira. Uramurabura bikarangira. Numva umeze nkanjye ubu. Yes, ariko ni sawa niba umeze neza ndetse niba ku ishuri ibintu ari fresh sana. Ikintu cyanshimishije nagerageje kubana nabona no mu kigo cyane buriya nuko abantu bose bamaze kukumenyera. Kigera no mu kigo kandi. Ikintu nabonye nuko abanyeshuri bese banshagara bakajya bavuga ngo dore bamushiha Liliane bose nyine bari kwihisha tu. So urumva nyine gusa ni sawa ntaribi ni fresh uko nabonye abantu babo bafite n'urugwiro. Akenshi nongera ngaruka ko biboze mbashimira cyane uburyo batwakiremo, ndabashimiye cyane. None serije ni ukuvuga ngo nageze hano mbona ufite dutebe twihariye siko dutebe tubiri kubera icyo bahisemo gukora udutebe tubiri rwose. Gade katebe uri murakabona gade ndi ibintu nabikunze cyane gade reka wenda. Yes, nanjye ko byasa kose ikiganiro si wagikoze gade ndakeka urabibonye nanjye ni fresh. So ikintu manze nanashime nyine ngiye nishimye ariko nshimye nashimira. Nshimiye cyane ibigo by'amashuri bitekereza kuri bino bikorwa bimeze gutya ku bantu bafite ubumuga.
ibintu ni facilities zohereza people with disability kuba bakora ibintu byabo neza, kuba bakiga neza batabangamiwe, kuko bana bwo gade kwicara nabi biri mu bintu bituma umunyeshuri agiye gute atiga fresh. Ariko nje nshimiye kino kigo cyo cyabashije kuba cyatekereza ku muntu ufite ubumuga bakamukora agatebe kameze gutya, nje ndabyishimiye cyane. Hajya wavuze ngo agatebe kamwe nako muri refa kandi nako muri class, nukuvuga ngo muri refa ho muri habara kamwe no muri class hari akandi. None nese ngira amatsiko ndibaza igitanda cyo kimeze giti. Ibitanda byo byose n'ibigufi mbigeraho. Byose byo nibigufi. Iketse nyine hari hasi no hejuru. Kwa kundi kuvuga ngo nibyo. Harabarara hejuru ndetse n'abarara hasi. Ibyo hasi byo byose mbigeraho. Ibyo hasi byose bigeraho. Nukuvuga ngo ufite nyine urara ahantu hasi. Okay. Nese twebwe uzi nyiga ngiye hari agace nararagamo kararagamo badowaye. Twahitaga i Kigali. Nange muri twari mufite duce mwagiye mwita amazina. Twege turara class by class. Ni class by class. Ariko rukora umushora ni ukuvuga ngo buri class birara hayo. Shaka twebwe twari dufite ahantu twari twarise i Kigali. Hararaga nyine abadowaye urumva nyine n'abana bandi nyine mu kigo nyine baba barenze. Nyine yitwaga i Kigali. Ntabwo bigeze bakubatiza izina ku ishuri. Izina niko Gasimani. Umwuzukuru w'Imana. Ubundi abantu bitwiganye za Giheke bo barabizi ko ndikwaga umwuzukuru w'Imana. Ariko ikintu gitangaje nuko ahantu kagaragara buri gihe tugiye ahantu bamuhamagara izina ritandukanye n'ibisanzwe uzwiho. Ubundi buri muntu yemere kunyita izina ashaka, njye nta kibazo. Iri kuvuga ngo ubundi niryo unyita. Gusa nanjye abantu bafite amazina menshi pe. No muri secondaire nyine bundi ngivuga ngo nyitangira nyine kuba umustar go performinga. Bundi nitwa Gasimani. Kagara bundi nge nagizwe ngeze i Kigali. Nitwa Gasimani bundi nge. Umusare nyine tu. Nkagishira nakandi ngo mwuzukuru w'Imana. Ubwo kagarara gese ibyaha. Kagarara yose nayanje. Kandi bamagara nkitaba. Amazina ya Kagarara yanyaye. Ntago nyazi. Yamubaza. Ushaka kumenya amazina yanje? Nitwa Uwizeye Enoch. Niyo mazina ariko uko yumva niyo mazina niswe n'ababyeyi. Urumva ntago nagipfuna yuko amazina yanje niswe n'ababyeyi kandi proud yayo Uwizeye Enoch. Enoch Yesu usaba amateka yo muri Bibiliya. Oya. Urakoze cyane. Ntago nsanzwe njewe. Enoch yagiye mu ijuru adapfuye. Cyangwa umuyaga wa Serwakira. Yumva inkuru za Eliya na Enoch. Ubwo nawe umuyaga uzakujyana. Ngaho kibazo ko byazibaye dosiye ndende. Ariko nibyo. So rero Liliane uri umunyeshuri, nje nibyo kintu njyamenye amanza no kwishimira. Ikintu cya mbere numva nishimiye muri ngiye nkavuga ati cyakoze kabisa. Byaza kose hari bagenzi banje abana bacu nabo bagira gute biga kandi bafite vision yaho bajya gute bashaka kuzagera. No kuvuga ngo ese hano hanze dufite abana bataye amashuri, dufite abana bafite ubumuga nyine bumva kwiga nyine kugiye kwiga bamuseka agiye kwiga bamuseka agiye kwiga byagenda gutya na gutya. Ese nihe nama we nk'umuntu wize nge twayaga tubivuga wenda tukiri mu rugo ntayeko nagira nga ku kigo manze ndebe ikintu cyo nishimiye nuko nabonye man nyine abantu baramwishimira nyine byanejeje cyane kandi nyine kino kigo nagikunze kodesha n'ubuyobozi noneho n'ubuyobozi ewana nyine ibintu biri very well organized kabisa. So rero niye nama ushobora kuba wagira abo bantu by'umwihariko abo bantu bavuye mu ishuri bandi bafite ubumuga badashaka kwiga cyangwa se bumva kwiga babaseka ndetse n'abakobwa bagenzi bawe muri rusange. Undi inama nagira abantu bavuye mu ishuri mbere yuko bava mu ishuri hari cyabateye kuvamo. Icyo kibatera rero ntibakireke bakirengagize, ahubwo nyine basaba Imana bahe imbaraga zo gukomeza urugendo. Ariko hari igihe ibintu byanga mwana ukabona ishuri nyine si geno ryawe biranga, ariko nyine ukagerageza kubyihangana. Iyo byanze se ukumva ugeze ku mwuka wa nyuma si ubireka.
urabiruka. Oya nibyo hari igihe ugerageza bikanga pe nyine ukabona imbaraga zose ukoresha zisabwa wazikoresheje ariko ukabona nyine urimo uragerageza ibintu byose ntibikunde. icyo gihe kigeze kikubaho icyo gihe nibyo niteraga mu mutwe wanjye. Ni ibintu nishyiragamo nyine by'ubusazi byo kumva yuko ishuri nyine ari ibintu biri aho ngaho ariko naje gutekereza afite menya ko ishuri ari ingenzi kandi rigira akamaro ariko njye n'ingiye wabyishyiragamo kuko nose nararyaga urumva narambaraga najyaga ku ishuri urumva se bwo n'iki cyarimo kingora muri ibyo bintu niyo nari kuba hanyuma nigeze kuba wanyuma mwana. uherekeza ishuri ryose oya narushije babiri. Oya mwana rega ibintu tiye tubivuga kugira ngo umuntu mukuru abanze ukaba umwana. Oya icyo gihe yari muri primaire oya secondaire nge nize mbu wa mbere muri primaire icyo gihe ubu wanyuma ninde wagufatiye nawe n'igihe wayifatiye no akantu kambayeho nabo ya 35 37 mbona ibintu byakomeye sicyo nakoze nashatse itafari shaka uburyo nasiba gatatu uriya akambwira iyo bayi wanyuma nibwo utekereza logique nziza ngo ushaka kuvuga ngo ndakora programme gutya izakora ibintu nibi iyo bayi wanyuma uri wakoze system wayikora uko imaze ko natekereje avuga se iki kintu gishobora kuba cyamfasha gusiba gatatu kakava sigara gatanu tekereza ibintu byinshi cyane. Ese wafata irangi urumva rijya gusa n'ino biroti urumva nkasigiriza iyo gatatu kabura ariko ndahindura n'amanota ndavuga se nabaye gatatu mu manota 30. None ibyo bintu byanyiberaga hari ukuntu ngenda nacumaga mu rugo nyine hari ukuntu umvaga ishuri ntaryanze pe noneho agenda ava mu rugo ava ntabishaka namara kuva mu rugo nagira hari ishyamba twacagamo mbere yuko tujya nyine twacaga mu ishyamba mukuntu noneho nje kujya ku ishuri ngatandikateramo mu ishyamba ukuntu abana basaze ngacunga abandi abana batatu nanjye nkahita minjiramo ngataha kandi ntagiye ku ishuri cyangwa se ngahita nshaka impamvu yo kurwara mu nda mu gitondo nkarwara mu nda nkaniha none bimwe birenze mama akambwira ati umwana wanjye arapfuye ati neka ntago nakoreka ngo ujye ku ishuri nanjye ati niyo ndapfuye ati wasireka nihangana no kugira ngo yumve ko ndikunda kandi bwaye umutima ari kuvuga ati gukomeza uvuga ko ntajyayo urumva yes no kuvuga ngo impamvu mavuze ibyo bintu no kugira ngo n'abantu bumve yuko ibyo bihe barimo cyangwa se byagutera kuvuga ngo nda dropping out ibintu ushobora kubagira gute nyine wahanduringa mu buryo bworoshye kandi mu buryo buzima. So rero ibyo bintu nyine byambayeho muri icyo gihe ariko nza kwitekerezaho nyuma urumva haragiye mana abo kwitekerezaho cyangwa se n'ababyeyi nabo buragomba kubigiramo uruhare kuganiriza nyine abana babo especially haragiye biterwa no kuba ufite umuko avuga ati aha ninjya ku ishuri bazanseka bagenzi banjye ariko umubyeyi agafasha yambere aganiriza umwana we ati bazaguseka rimwe ariko ntibazaguseka kabiri nyine umwana ukanzuka ukamuhindura tafu nyabona kuvuga ngo ngiye umutima wanjye ni soja hati nyine mfite soja hati kabisa urumva ngiyewe unseka rimwe ariko ntunseka kabiri biba byarangiye nyine tu nihanganira gusekwa rimwe ariko kabiri nyine ubwo biba babyitse biba byarangiye ibyo naje kubicikaro muri ubwo buryo manjye wenda narikunda ndahunda niga ndabitsinda ntungu Imana igumiragira nifasha mugeze muri kaminuza mu wa kabiri umva kaye nawe I hope yuko ibintu bizajya neza ukagira gute ukagera byose biva no gukora cyane ndetse no kugira gute ndetse no gusenga ibintu kubyumva none ubwo wari ukigira abantu inama njye ndashaka kugaruka ku bakobwa kuko akenshi burangiye nibo nkunda no kurebaho cyane abakobwa bagenzi bawe bose muri rusange ni iki kintu ushobora kuba babwira muri aka kanya ariko kugerageze unasomeho abakobwa some kimwe nababwira kubaha inama z'ababyeyi no gukunda ishuri no kwiba
ati no kwiyubaha. Aha. ni ikihe cyiza cy'ishuri gishobora gutuma umuntu yihariye hanze Inyoterwa. akavuga ati ngombe ni iyo wize bituma n'ubundi intego zawe zigeraho neza. no kuba umuntu ari ku ishuri bimurinda ibintu byinshi. hari nk'ibintu nyine wakagiyemo ariko ishuri riraguhoza bigatuma utabijyamo. Nk'ibyo bintu ni nk'ibihe? kuba wanywa ibiyobyabwenge. Ubu se tuvuye ko nta banyeshuri babinkora? Barahari. Ariko ikintu cyiza cyo ni uko ishuri nyine rigufasha nyine rikurinda ibyo byose mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva ko biba bikaze. Okay, so ni sawa cyane uko byasa kose abantu nabo bagomba kubyumviraho, abantu bakabyumviraho nyine bakamenya ko ishuri ari ingirakamaro. Siko bimeze? Niko bimeze. So ese riri ukumbuye ba Fizi na ba Savrine? Ndabavugisha. Ujye bavugisha? Biba byemeye ko mufata telefone cyangwa murazitunga nk'ibirara? Oya, kuwa gatandatu no ku cyumweru turahamagara. Ni ukuvuga ngo babashyiriho uburyo bwo kuzajya muhamagara mu miryango yanyu kuwa gatandatu no ku cyumweru. Aba hari telefone se yabugenewe cyangwa? Aba hari telefone. Ubwo ni yandi mateka ya Matrice? Ni y'ikigo. Ni telefone y'ikigo ibiri aho ngaho? Ni matron ubifite se cyangwa ni patron? Uwo ari we wese wasanga muri discipline office wayisaba akayigura. Akahita ayiguhereza. Ndumva rwose ibintu biri well organized, so rero ni byiza. Urumva nyine ko byasa kose nukuri bakumbuye pe. Urumva ushaka kuzababona? Nzabakuzanire? Uzabazana. God. Kino kintu muracyumva? Aba bantu nzabamuzanire. Ndashaka njye kuzabakuzanira. Nzakuzanira bumva ni wari. Ndashaka kuzakuzanira Fizi ndetse nkuzanira na Sabrine. Yego. Njye nzabigukorera kandi njye nzabikora. Kurambazane none tugusure noneho umuryango ube wuzuye. Yes. Nari nkumbuye kuganira nawe first of all. Nari nkumbuye kuganira nawe, ikintu cya mbere nari nkumbuye kuganira nawe, kumva uko ameze, n'uburyo abayiturijemo nari nabikumbuye. Wabenda afite abagabo makeya nyine nta byinshi nyine bafite kuvuga. Nyine iyi mude nari nyikumbuye kandi Imana yamfashe ndanamubona n'ikigo kiratwemera tuganira nawe. Nje nabikunze cyane kandi nabikunze cyane kabisa. Ariko somaho mwana, somaho. Ubu ngubu uri kubona izuba ritameze nabi? Ngupfundurire byanga ndashyiraho n'amenyo. Ngo numfundure nanjye intoki zanjye sinzi ne gushyiraho amenyo. Gushyiraho amenyo. Mfasha. Ariko mfundurisha amenyo ariko barabizi burya pe. Ahinga gute mu murima agafata isuku. Mu rugo se sibaje naje mu rugo tugahinga. Cyagiye twagiye mu murima. Ejo noneho yagiye guca igitoki. Ngende tutaravu kabisa ahantu hose. Noneho ibaza umuntu uhinga gufungura akajibika. Ariko byashoboka mani. Anzu someho sha. Usa n'ucururuka. Hari icyo bita ko ufite inyeta reka shaho. Umuntu? Mbanze nkwewe. Ko ciyazi mwa. Ciyazi sha. Ciyazi kuri kano kanga. Tayari. Noneho. Ntabwo mbizi. Ubwo ndatsinzwe nyine.
ngo ndatsinzwe uhuye nta gutsinda so uri umwe raundi okay nabase okay so warumbajije ngiye kuce abantu bitinya muri rusange icyamutinyira ni iki so no kuvuga ngo especially ku bantu bitinya cyangwa se ku bantu bafite ubumuga muri rusange nibo akenshi mbambwira so no kuvuga ngo nta kindi ibanga ryo kugira ngo ubeho neza cyangwa se ibanga ryo kugira ngo utsinde ndetse ibanga ryo kugira ngo ibintu bigende fresh no kubanza ukitekereza ngo ndinde iyo umaze kumenya ngo ndinde biguha umwanzuro kumenya ngo ese ndi kujya hehe so no kuvuga ngo ikintu cya mbere gisabwa gukora cyane urumva bakurangaje ibintu hano biba byakomeye ntabwo biba byoroshye ariko twikomereze muri gusakuza ntabwo biba byoroshye ni abanyeshuri bari buze kutwihanganira okay nari so ni ukuvuga ngo ibanga ryo kugira ngo abo bantu bihebye muri rusange mubanze musobanukirwe ngo turi bande urumva numara kumenya urindi ukamenya aho ujya ukamenya waraje ku isi kubera ihe mpamvu ntago kwiheba bizabikisha rero nabonye akantu umuniga yakoze umuniga umucontent creator aravuze ngo najyanye mu petit frère wanje ku ishuri ugiye gutangira mu Kinyoni umuntu akishimiye kwiga urumva ngo nibutse ko ngo kagiye kwiga imyaka ngo kuva kwa muhambere kugera muri kaminuza ukare nkabona ngo karabyishimiye unavuye ngo kwiheba birangiye urumva ukuvuga ngo ibanga ryo kubaho no kwigamwe ibyishimo naho bitari nawe niko byemera yego iryo banga rya mbere ryo kubaho neza kwihigamwe ibyishimo naho ubona ko bitari ukabyihigamo kuko niho ibintu byo kugira ryo kuvangungura kubabara none uzabara none isi ikiri hakayo none ubabare biri square kandi isi nta mikino no yifite umunsi uraba umeze fresh ejo bikagenda nabi uraba umeze nabi ejo bikagenda nyine isi no balance nyine men waba umeze neza ejo bigahenda ko waba umeze nabi ejo ukamera neza urumva nuko isi nyine imeze to ariko ikintu cya danger mane cyagihari nkunze kubibwira abantu no kubana n'abantu neza mane ubundi regese n'ubundi isi gupfa ko tuzapfa uko ngiyo ntekereje ko nari nziranye n'abantu abo twaye tuziranye bapfuye nanjye bintera kuvuga ati se ndinde wo kuvuga ngo nasaze ngo nihebye kuko nangerega gupfa birahari kagaragara wumva atavuga ibintu bikomeye cyane by'abantu bakuru cyane abo yibaza ku myaka ye cyangwa urayizi oya ndayizi ubona bihuye birahuye yego rata kandi yashaka kuntamo ubu wamwumvise ariko hari ahantu twaciye urahibuka ahantu twaciye hariya aho umuntu yavuze gute se mufite imyaka 60 yavuze ngo ndamuzi afite imyaka nk'iki niko yavuze none umuntu ahita anakubwira ukuntu ashobora kubaza n'indangamuntu yanjye ariko by the way byo nta n'ikibazo kuko urumva buri muntu wese avuga icyo ashaka nta kibazo ndakeka naribi ni opinion so rero reka nkomeze mbabwire ngo mwe mwabanye natwe kudutangira ikiganiro mwakoze cyane kuba mwongiye kutwishimira reka mivuge muri ubwo buryo kuko redi byo mwatwishimiye ni ibintu bigaragara no kuvuga ngo nongeye gushimira umukobwa wanjye Liliane cyangwa se umararongo nawe kuba yemeye ko tuganira nongeye nshimire cyane ikigo cyacu byimazeyo cyatwemere kuba twaza gusura umukobwa wacu reka nkomeze kubabwira ngo Imana ikomeze barinde cyane Imana ikomeze ihaze kwifuza kwanyu mukomeze mukore subscribe kuri Afrique TV kwegwe ntago tujya tubatengwa n'umunsi numwe tutabonana siku ngine ciao L'Afrique TV, spreading laughter, inspiring hope.